kare wagaragaye n'abandi baraje bari mu nzira yabaharuriye amarembo bumvise yabakinguriye amarembo umugore waje gutaka nta kibazo afite kuki mutumva ikinyarwanda abandi barumiwe bifata ku munwa sinzi rero ikibazo mufite niba rero wasoje senga gutaha ntabwo ndasoza ikiganiro nibwo kigitangira none uragira ngo abandi nabo bati ubu ivugavuga cyangwa se ivuzi rya prezire ryo kwanika abantu umuntu waje tumutera amabuye ntitwamwumva tumwima umwanya uyu munsi abangaba bari gukomerwa amashyi sibyo aba bari gukomerwa amashyi ntimutungurwe no kubona Imana ibanitse ntimutungurwe no kubona hari ibintu bibaye mutigeze mutekereza kuko Imana yacecetse igihe kitari gito Imana yatanze umwanya wo kwiba Imana itanga poromosiyo yo kwiyoberanya ibaha agahenge ntimwabyitaho n'ibyo mwibye ntibyabanyuze mufata umwanya wo gukina amapuranka mwitangishirije abantu badafite ibibazo ahubwo bene bibazo nayo ariyo murayarya mwariye imfubyi ntimwazibabariye abapfakazi murarya n'inzara murahekenya ariko reka mbabwire iki kintu ngihanure ndi no mu mwuka utabona ntatitira ukanyibeshaho mu bundi buryo Imana igiye gutwikurura ibintu mutigeze mumenya mbabwize iherezo utekereza ko amaherezo bizarangira bite ntabwo kuba video za prezire zigiye kujya hanze nta gishya kirimo nta n'igitangaje kirimo ahubwo nicyo gihe cyo kugira ngo ibyo mwitiranije nabyo byose bijye hariya kuko njye narayiboneye umuntu arayinyereka aravuga ati njyewe mbirwaye igihe aho mwabeshye noneho ikintu gisekeje ntabwo uwo muntu azi n'umuryango w'urusengero n'umupagani ntabwo ari umupagani ni umuntu umupagani ni iki mu Rwanda nta bapagani tugira kuko umuntu wese uri muri iki gihugu azi Imana impamvu umuntu wese azi Imana n'uroga arasenga n'uwica undi arasenga n'umubeshyi arasenga inkozi z'ibibi zirasenga hari umuntu utazi Imana ahubwo dutinya ijambo rivuga ngo ukora icyaha nkana ntateze kuza Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Kambasuze nongere bekaze mbifurize amahoro y'Imana umuherere wose ku isi n'imbiri mu gitondo nkwifurize igitondo kiza n'imbiri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza ngende uri nk'ibisanzwe uyu munsi tugiye kubana na Nibishaka Theogene Theo muraho neza amakuru y'iminsi mumeze muti nta kibazo dufite turashima Imana iki mari kuvugana namwe muri iyi minsi ushedelukana umbwira ngo aro nimutitonda mwe abanyamakuru mwe muri mwigiye kubavamo abantu benshi bagize ubwo bari nabambajije ngo ese Theo ngo umunyamakuru agiye kuvuga ngo numwe mu bahanutse ngo numwe mu bavugwaho ko amavideo bagiye gusohoka hanze z'ubusambanyi tuzamutubarize ngo bimeze biti ibyo turabitegereza Tahe kiganiro kusengera Imana muri ninjire mu kiganiro ubwo abantu bakurisije rya Theogene basengane nawe turagushimiye Mana ni wowe wera wenyine kandi n'abagukurikira bagomba kuba bera udushoboze kugukiranukira byose mu izina rya Yesu amen kabura senze ntabwo asenga ntabwo asubira muri nisengesho rimwe ya dawe uri mu ijuru ntabwo mbizi karinjire mu kiganiro gutya nangire mvuga nti abantu benshi hari ikibazo bibajijeho barabaza ati ese Theo
ko wavuze ngo nawe gusenya urugo byarakubabaje bigutera n'igikomere. Iyo ubonye umugabo usenye cyangwa umugabo utaye urugo rwe, nihe namugira abagabo basigaye mu ngo zabo nabo ingo zenda kunanira? Okay, abo bumva ko gusenya bibabereye nabaha inama yo kuzisenya cyane, ariko abumva kubaka ari agaciro gakomeye bazikomeraho cyane. Kuko ntago jyewe umugabo washenye cyangwa umugore washenye bitamuturutse rwose biba bibi. Ariko se niba umuntu ari umushinga we, niba umuntu yifitiye umushinga wo gusenya, urumva wamugenza uti? Nta kindi wamukoraho nyine. Nta kindi wamukoraho. Abenshi nabo bati impamvu uvuga kuriya ni uko yicaranye na Grace mu kiganiro, ati buriya nawe ushobora kuba yaragezweho n'imyuka mibi. Imyuka mibi bwoko ki se? Impamvu abamo Grace gutwara nyine abagabo b'abandi b'ingo zasenyutse akazisenya, babyita umwuka mubi. Ariko reka mbabwire, ibi ngibi tubamo hano sindabona umuntu wanyoye Primus cyangwa Mitsingi wabijemo. Urabona umuntu? Ntago ndabona umuntu wanyoye byeri cyangwa Heineken waje muri ibi ngibi. Kuki abarokore muzirana? Ese imyuka mibi, hari imyuka y'umweru tukagira iy'imikara n'iy'imituku. Ninde muntu hano uzi gutandukanya imyuka? Ntabwo kuba ikintu kibaye ku muntu bisobanura imyuka mibi. No. Abantu bajye bamenya ibyo bakwiriye kuvuga n'ibyo bakwiriye guceceka. Kwicarana na Grace se bintwaye iki? Ubundi ni iki bintwaye? Ntabwo byakibura. Ya ntacyo. Si umuntu se? Si umunyarwandakazi se? Si umuntu se? Hava amaraso nk'ayanjye. Ariko bavuga ngo ni umukozi w'Imana kandi gasenya ingo za bagenzi. Yashenye zingahe se? Yasenye ingo zingahe? Rega umuntu urira nta kintu aba yabaye. Ufite icyo yabaye yarumiwe yaracecetse. Nta mugore washenye uraza hano. Muranyumva neza? Umugore washenye yicaye iwe mu nzu aracecetse yarumiwe. Ibindi ni ukwiriza mwana. Ndababwira ariko ntabwo mujya munyu. Nubona umugore aje kurira hano ko umugabo yamutaye. No. Ntabwo bivamo. Uwo ni umugore ariko utari inyangamugayo. Utari inyangamugayo. Reka. Ubivuze ngo amasharene n'aba pastor byose bagiye baza bavuga ati abagabo baradutaye twakoze amadivorce, ntabwo ari inyangamugayo. Uyu munsi bafite ayahe makuru? Mama Charlene nagiye kujya muri Amerika n'umwana we anyuze kuki se? Anyuze kuki? Anyuze kuki? Yapfa kubisobanukirwa, ariko nanone aragize nyine bisaba ko abantu bagomba kubanza kubyigaho. Nese wibwira ko Mama Charlene yabyutse akisanga akwiriye kujya muri Amerika? Bafite inzira babinyujijemo. Urumva neza? Uyu munsi hari ibintu abantu bakora bafite impamvu zabo. Ntago rero umugore w'umutima w'imfura w'inyangamugayo utegereje umukwe cyangwa umukazana ntawe wabona hano. Rega ibi byumvwa na bake, ntago byumvwa n'abantu benshi. Reka nsubiremo, nta mugore w'imfura warezwe na se na nyina w'inyangamugayo washatse afite intego yo kujya kubaka urugo rwe ngo nirusenyuka aze hano. Utegereje umukwe n'umukazana akaza kuri izi mbuga kurira kuvuga amabi umugabo yamukoze ntawe. Kwivuze ngo abantu bose bagarukira umugore wa Mutabazi.
Nyangamugayo. intwari yubahwe sinzanamubone hano. Aho kuki abantu benshi bafata umugore wamutaza akamwita intwari Theo. Oya hari nsubiremo kugira ngo byumve. Abenshi bise umugabo w'ikigwari umugore w'intwari w'inyangamugayo. Urumva neza? Umugore wahawe ijambo agakurwa mu gikari. Intwari y'umugore cyangwa imfura y'umugore ntabwo aza gukarabira ku irembo, akarabira mu gikari. Umugore utegereje umukazana, umugore ushaka umukwe akaza hano kuvuga amabi umugabo yamukoze, se wose abaho muri uru Rwanda? Abantu bakereye amayere menshi n'impamvu nyinshi zo kugira ngo babone abagabo babacyura babinjira babaha amafaranga. Ngese waza hano kurira kuri izi kamera nkakubwira ngo joteme ishingiye kuki? Ishingiye kubwiza uwo mugore afite. Oya, urangabwira Grace joteme? No, Grace mumureke, sinshaka n'umuntu wongera no kumumbaza. Ngenda mukubaza muri kino kiganiro kandi kenshi. Urashaka kumbaza iki? Ndashaka kubaza impamvu ikikira Grace gusubira kongera gufata umugabo w'abandi. Umugabo w'abandi ariko akafiremu si umugabo ubatse nibisha kuri kubyirenga. Okay, yubatse kwande? Yubatse ku mugore we bafitanye abana bageze muri 4. Ufite imyaka ingahe? Genda kuze. Urubatse se? Yego. Urubatse? Nese ubundi umuntu w'umugabo bamutwara bate? Iki kibazo nabuze umuntu ukinsubiza. Umugabo nyamugabo? Umugabo wo mu ipantaro baramutwara. Sibyo? Rumuranyumva neza? Yego. Umugabo wo mu ipantaro baramujyana. Uwo mu kabare baramutwara. Uwo mu muhanda bakamujyana. Yego. Uwo mu isoko baramutwara. Umugabo ku munwa gusa baramujyana. Umugabo nyamugabo ninde muntu umutwara? Umugabo nyamugabo atwarwa n'umugabo mugenzi we. Uzi icyo umugabo bisobanura? Oya. Reka mvuge bitatu nzi. Umugabo bisobanura amarembo yugariye mu buryo bukomeye. Urugo rurimo imyugariro. Urumva? Urugo rurimo imyugariro. Imyugariro ni imiki? Imyugariro wenda byakuweho ubu bakingisha porotayi ibiti, ariko kera habagaho ibiti bita imyugariro bimeze nk'amahembe n'amashami begekaga mu marembo. Gusobekeranya. Yes. Urwo rugo rwabaga rwugarira baravuga uti uru rugo rufite umugabo. Ko ari ahantu nzi bugaraga habaga umukecuru. Mu Kinyarwanda wa mwana we. Cyo ni Ikinyarwanda. Hanyuma abantu bakinga mu buryo bubiri. Hari uburyo umupfakazi akinga, ariko akanakinga abikomoye ku mugabo babanye. Urumva neza? Cyo nicyo bita umugabo. Teza amatwi. Icya kabiri, umugabo nugushinyiriza agaca mu kibazo icyo ari cyo cyose. Deni mu buzima bw'ingutu ubunyuzwamo n'umugabo. Umugabo wataye urugo bamuhira iheze. Ngo ni muri shake murime. Ubu Pasharirene Mutabazi nta zina bafite. Ntago nshaka ko umbwira abo ngabo. Ngenda kubajije. Umugabo wataye urugo ngo ni mu muhizina. Ndaba ari umugabo. Akiri umugabo. Mu cyiciri cye nyine. Mu cyiciri cy'abo bagabo. Sibyo? Niyo mpamvu rero kumbwira ngo nicaranye na Grace ngo ndamubwira ngo asubizemo impeta ngo atwaye umugabo w'abandi. Uwuhe mugabo yatwaye? Sinatwaye firemu Theo. Amukuye. Wese ubeke. Hari ikintu nshaka ko tuganira tubigendanemo neza. Mwebwe rero abanyamakuru. Okay, reka yamukuye mu cyumba basengeraga. Nimukajye mukora inkuru zisa nkaho gusesereza umuntu runaka cyangwa kwibasira umuntu runaka cyangwa gutondagira umuntu runaka. Ntawe twibasiye. No. Inkuru ya Grace imaze imyaka ingahe kuri social media? Yazanywe na mushuti we Plaisir se. Hanyuma se birakureba. Nande gute? Hakuriya n'umwene data kandi yasenye. Yes. Wayica ubutumwa. Ugiye kumera nk'umuntu wanyandikiye
ngo nawe ngo usigaye ngo wicarana ngo n'abesikoro. ngaya ngo Reka rero mbabwire, Theogene nibishaka amunyangire ngira, urumva nta jaruzi buriya igiba mu buzima bwawe. Hanyuma se ubaka kanya dufate ibyuma tubage garase nk'itungo dushira hariya. oya Icyaha se yakoze mudakora ni iki? Akarere wagaragaye Erererererere. Akarere wagaragaye N'abandi baraje bari mu nzira yabaharuriye amarembo. Umvise? yego Yabakinguriye amarembo. Umugore waje gutaka nta kibazo afite. Kuki mutumva ikinyarwanda? Abandi barumiwe bifata ku munwa. Sinzi rero ikibazo mufite. Niba rero wasoje senga dutaha. ntabwo ndabasoza ikiganiro nibwo kigitangira. None uragira ngo Abandi nabo bati ubu ivugavuga cyangwa se ivuzivuzi rya Plaisir ryo kwanika abandi hanze gusa ibyo bigiye gutuma video ze z'ubusambanyi nazo zijya kukarubanda. oya bazibitse igihe kitari gito. Erega nibyo nababwiraga, utari wazana wazaza. ngo wahanika abandi nawe bagutegereje. Nta muntu n'uyu n'umwe wagaragaye kuri izi mbuga nkoranyambaga ufite ibibi yakoze yihishe akataka abandi bizigera bihiye. Niba abantu bankurikirana ntabwo mbizi, reka mbwire 2 banyumva, apana 10, 2 gusa. Nigeze nkora ikiganiro ku Rugendo TV. Urumva? Nzana igitoroshi, ndumva ari n'uyu mupira nari nambaye, nubwo mamunguka ngo mara ku mipira uwo bizarya azagiriye ikindi nawe azagiriye. urumva? Hanyuma nzana itoroshi ndavuga ngo nyamara Imana ije kumurika muri izi mbuga kubera ko mwihishemo muza muvuga ko ibatumye, abandi muvuga indimi utamenya ubwoko bwazo, abandi mutanga amahereko apfuye, abandi musengera biyisa batinganye ngo muri kubasengera ngo Imana ibahaye agakiza, nyamara ari bwo buzima. Ubundi ngewe nubwo ndi mu nzira ngenda ngiranya nanababwira ngo bayi ku muntu wese Imana ifite ibyiza amubaza, ariko reka nsige mbabwiye iki kintu muzanakinyibukireho. Nta kintu n'iki na kimwe cyakorewe mu rwihisho kitazigera kijya ahabona. Ndabizi ko igihe kizagera mu nkumbure mujye muvuga muti nyamara hari umuntu waje tumutera amabuye ntitwamwumva tumwima umwanya. Uyu munsi abangaba bari gukomerwa amashyi, sibyo? Aba bari gukomerwa amashyi ntimutungurwe no kubona Imana ibanitse, ntimutungurwe no kubona hari ibintu bibaye mutigeze mutekereza, kuko Imana yacecetse igihe kitari gito. Imana yatanze umwanya wo kwiba, Imana itanga poromosiyo yo kwiyoberanya, ibaha agahenge ntimwabyitaho, n'ibyo mwibye ntibyabanyuze, mufata umwanya wo gukina amapuranka, mwitangishirije abantu badafite ibibazo, ahubwo bene bibazo nayo ariyo murayarya. Mwari imfubyi ntimwazibabariye, abapfakazi murarya n'inzara murahekenya. Ariko reka mbabwire iki kintu ngihanure ndi no mu mwuka, utabona ntatitira ukanyibeshaho mu bundi buryo. Imana igiye gutwikurura ibintu mutigeze mumenya. Mbabwize ukuri ko izi cano zirasigara zibaze, mbabwize ukuri ko gereza ifunguye, mbabwize ukuri ko izi ndimi muri kwivugisha ziraza gusobanuka.
niba ari imbazanyo biramenyekana, niba ari ingurano nabyo biraza gusobanuka. Uyu mwaka wa 2024 narababwiye ngo ni umwaka w'igisakuzo, ni umwaka wa caguwa, aho umukristo wa nyawe azagaragara, ubabuye akagaragara, uwoceje nawe akagaragara, utaze nawe akagaragara, uhiye neza akagaragara, uzanywe n'isumba byose akagaragara, n'uzanywe n'inda nini akagaragara, n'uzanywe na mugenzi we akagaragara. Izi ndimi muri kwivugisha za dopayini zasobekeranya n'ibiki n'ibiki, nta mezi 3 zifite zidasobanutse ahantu muzikuye. kandi Imana we yababwiye bakaza bavuga amando. Buri ikintu nyikundira, ikintu nyikundira, mukanya muye n'umuntu arambaza ngo Theogene ko wambaye impeta washatse ryari, ndamubwira ngo ndi umubyeyi nyambaye ku bw'abana bawe. N'andi magambo ntago mpaka nicyo ndicyo. Uri proud. Ndi umugabo, ntago ndi umusore. Ariko hari abantu mukabije kwiyemera, muhisha bo muri bo mudashaka kwerekana neza bo muri bo, kugira ngo nubamenya amenye naho abakrasi. Bisobanuye ikire, bisobanuye ngo umuntu uzi ubwenge wese, umuntu wese uzi ubwenge akwiriye kumenya, akwiriye kumenya, akwiriye kumenya. Ese nkubaze, iyo ukoze icyaha rimwe Imana igaceceka, kabiri igaceceka, gatatu igaceceka, utekereza ko amaherezo, utekereza ko amaherezo bizarangira bite? Ntabwo kuba video za Plaisir zigiye kujya hanze nta gishya kirimo, nta n'igitangaje kirimo, ahubwo nicyo gihe cyo kugira ngo ibyo mwitiranije nabyo byose bijye hariya. Kuko njye narayiboneye, umuntu arayinyereka aravuga ati njyewe mbirwaye igihe aho mwabeshye. None ikintu gisekeje, ntabwo uwo muntu azi n'umuryango w'urusengero. N'umupagani. Ntabwo ari umupagani, ni umuntu. Umupagani ni iki? Mu Rwanda nta bapagani tugira, kuko umuntu wese uri muri iki gihugu azi Imana. Mpamvu umuntu wese azi Imana, n'uroga arasenga, n'uwica undi arasenga, n'umubeshyi arasenga, inkozi z'ibibi zirasenga. Hari umuntu utazi Imana? Ahubwo dutinya ijambo rivuga ngo ukora icyaha nkana ntateze kuzababarira. Hanyuma umuntu akoretse video ya Plaisir. Narayibonye rwose, narayibonye. Narayibonye pe. Bakenyeye amasume narayibonye. N'ibindi. Uwo muntu yari manajya ahantu muri hoteli, imwe mu mahoteli ari muri Kicukiro uzamuka iyo ruguru ujya kuri gare ya Nyanza. Ubwo twahumbiye. Ubwo surumva ntarayibonye. Siyo yonyine yewe mwoka byarama. Gusa mufite ibibazo. Ibyo ntabwo mbizerega njyewe, cyane ko izo nkuru nta nubwo nzikenewe kwiriba ry'Abera TV. Oya. Yarambwiye ati reka nyiguhe, ndamubwira nijyanire feza zawe ijyanire. Bamuje nawe akayimaza. Rwose umwishakire na umubwire ubivugira aho ngaho muzahu. Umuntu ufite video ya Plaisir nubona kino kiganiro uzi kukanyoherera. Ibyo nakubwira iki? Reka. Nakiriye amavideo menshi ndasiba abo twitiranye. Nta mugabo wagaragaye hano avuga ngo dore imbogo ngo arakenyutse ngo mu minsi ngahe, akavuga ngo nibishaka Theogene aribwo nagiranye ikibazo na Ezekiel, ati uyu nawe ararangiye. Nawe zirahari, n'amajwi arahari, bitarenze iminsi 3 iyo nkuru irabisohotse. Reka mbabwire y'ubusambanyi bwe rwose inshuti yanjye atereta umugore afata ku ngufu, anashaka no gufata ku ngufu. Ni zirahari. Ibi byose mwakoze, wenda ibyo nta nacyo binambwiye jewe. Mwijuru bantumye kuvuga ubutumwa, hari misiyo bampaye. Ninyirangiza nzamanuke pfiri ibi byondo mu bibike, ubugingo bujye kuri nyirabo. Kwiriba ry'Abera barabizi ibintu by'amatiku. Oya, ayo mafoto n'ayo mavideo nejo narasibye njya kubona nkabona uruvideo
nk'umuntu uri muri Amerika arambwira ati ngaho ndebera akaba arakimana ngase oya ntabwo njye naje guteza intambara ahubwo ngize umugisha naba umwe mu barangiza iki intambara. Ibi ni ibintu nagiye mbona nkavuga nti oya iyi ntabwo najya kuyikina. ese ufite ubwoba? Si ubwoba, ndi umukristo. Ndi umukristo. Byagiye bikuvugaho se wowe? Bimbwiye iki? Nta kintu bimbwiye. None uri umukirano? Ahubwo njye iyo maze icyumweru ntavugwa nibaza ikintu nabaye. Numva ntameze neza. Rahira? None urarwara? Njyewe nkubeshye. Ko hari umaze iminsi akuvuga avuga ati Theogene sinamwemera ati kare kuri ntiyambira umugabo. Umugabo mwiza Theogene sinamwemera. Afite impamvu yabivuze. Nese mfite iki? Arakubenze. Nta kibazo. Ngufite iki? Mfite iki se? Cyo bandi bafite. Oya. Ntabwo abagore benshi bakeneye muri lisani y'abagabo. Hari abafite ibibazo byabo bihariye ari byo nababwiraga. Ubu ngubu inkundo z'ubu ufite iki? Ufite iki utunzi? Kimwe mutabaza senya nawe ngakurikiye umuntu ufite iki? Ubutunzi burabaraha. Gusa hari ikintu kimbabaza. Mwibagirwa ko muzapfa mukabisiga. Nge nabonye aho umuntu akora impanuka arenga umuhanda, aho kwirukira kumutabara birukira mu mufuka bamusaka. Nta muntu ufite ibye. Nta muntu ufite ibye pe. Birukira mu mufuka bamusaka. Narabyiboneye n'amaso yanjye. Ndavuga ni yewe abisi we muri ba nta munoso. Abantu benshi nabo bati ikiganiro twikoraniye ku munsi w'ejo hashize bati hariho umuntu wagiye wubaka perezida kare umuntu mwabanye ko yakubamunyeho ko yakubararayeho. Kuki umukozi w'Imana umugira inama yo kujya kuvuga ibyo ku karubanda hakiri kare? Inde wowe tugira inama perezida ngajya kuvuga ubusambanyi bwe n'ibiki byose ku karubanda none hakiri kare? Reka mbabwire, buriya ikintu gikurura inkuru ngewe narabibonye. Iyo wihagazeho ugaceceka ubuhaye umwanya abafite ibizira byawe bose bakaza, then uri kubahamagara. None se erega aya mafaranga aba diaspora birirwa babaha niyo abashuka. Nge narabibonye niyo abashuka. Aka kanya Theogene biragoye ko nafata ibihumbi 100 nkabihonga indaya, biragoye. Ariko gufata miliyoni 10 witangishirije umuntu kuri kubakira abana se na nyina bataye, ukakira miliyoni zirenga 20 kuguramo indaya, ndumva ari ibintu nanjye byanyorohera. Nanjye byanyorohera. Miliyoni 20 kuguramo indaya byakorohera. None se gukuramo miliyoni nyine aya mafaranga aba diaspora bari kubaha ari kubashuka. Uba bana banje baba naba mbizi neza ko biga igahanga inyuma y'umujyi wa Kigali. Nanjye nyabonye navuga nibegere hafi ya Green Hills. Baze hapo. Baze hapo. Basi biga hano za Chuchu hafi ya Sonatube. Uzko bazanye imfundiko kubera kujya kwiga kure. Hanyuma nutwo bamanje kutugura indaya. Ntago ari umushinga wanjye. Rero impamvu iby'ubusa byose bitera umurengwe. Iby'ubusa byose bitera umurengwe. Ate wari ku muntu aba yabikoreye. Uzi gufata umwanya ukavuga ngo mufasha aba bantu rangiza ntuyakoresha icyo bagwa yasabiye. Ejo bundi se niba ari umusibe ejo umugore waje kwa Sabe mugufi nabonye wakayobe wagasatsi kamarende. Waje avuga ibibazo byakasa mutwe. Wigeze ubona hari nimero ye bashiraho? Wese nimba hari nayo bamuhaye umunsi wamuhereye umunsi yaje yarimo aramwibiki. Inde uwo mugore ndabizi se ntabwo nari mubasabira ubuvugizi no kubashyiraho izo nimero. Ariko ari igihe umuntu areba ikintu gikwiriye umuntu akabona yamuha mu by'ukuri yapfusha ubusa. Ese nimba ariyo bamuhaye 5,000 reka turengere wasabye
ukayamubikira ukayamubikira umunsi bamuhaye ibiro 5,000 bamuhaye hano mu gitondo byose abifata iki ubwo ntago mbizi ubwo none se ubwo ni ukuvuga ngo nyine igihe cyabo cyo gutabarwa ntikiba kiragera kiba cyari cyakagera niyo mpamvu mudashiraho nimero zabo mukayababikira bande kwikutugira benshi uza amakuru mfite mbabwiza ukuri Penina uyu munsi ntabwo akiri wa mukristo yabishingutsemo Penina ntabwo agiye gusenga yabishingutsemo amakuru mfite ari gushaka ibyangombwa bimwambutsa Nigeria gukora iki nawe urabyumva urumva Teoya ngo Penina wavugiraga Imana tega amatwi umuhanuzi w'Imana umva hori kubera ko agakiza kariho ubu karajyana n'ibifatika umvise neza agakiza kariho ubu karajyana n'ibifatika waragira ati ntago prezire yampeza wiki namara kumugenza uko ashaka azongera yihana urumva ukuntu ibintu bimeze ubu umuntu bariye miliyoni numvishe ngo zitageze no muri 5 zigeze ngo ni muri 400 ngaho ntacyo umuntu afata imiti yambuka ngagiye Nigeria gushaka amarozi yo kurubona ibi bikubwiye ibi ntago ari njye bivuze amakuru ngewe mfite apana ngo numvise oya mfite ari amafaranga prezire ntabwo azayaheza shaje n'amagambo mbo mfite impamvu nkubwiye gutya njye mfite impamvu nkoresheje iki kinyarwanda niba umuntu akubwira ati rero mukozi w'Imana Yesu narinje mukeneye ariko abakagombye kumpuza nawe babonye ndi gukambakamba bakubita umujugujugu mu ivi ndabizi bari butubwire bati ryo niterabwoba nyamara umuntu arakubabaza aho umuntu arakwemeza umuntu araguhangayikisha uretse no kuguhangayikisha umuntu arakwemeza nta cyumweru gishize nge shinguye umuntu wabeshe umukobwa ko bazabana wari wabona natwaye kamera ngenda n'amaguru ariko urabipostinga kuri statu nari ndimo ndabireba oya ibyo ni ibyahahise abesha umukobwa ko bazabana umukobwa aganira na nyina nase bagurisha ari nayo yonyine bagize gute bafite umukobwa araje yakubise umuhungu ngo amuguriye inzugi arangije azana undi uzi icyo umukobwa yatangiye nyuma yaho batangiye kujya boherereza wa mutipa amahembe noneho bagira ngo ni ikibazo cy'aho iyo nzu yubatse barimuka bimukira mu yindi karitsiye yaguye hano ibweramvura urumva neza azize kurya urugi rw'umukobwa gusa urugi n'amadirishya yamuhaye angahe se yamuzaniye 800 amubwira ati rero sheri ni ukumagaza mutipe nawe abadukenyereyeho hari ibintu abantu rero bari kwitiranya urumva ubu ntago ari ubwoba da ntago ari iterabwoba abantu bari guhemuka ku rwego ruriye deni mpemuke ndamuke yahawe icyicaro inshuti y'amagara rero yasimbuwe n'inshuti y'amagano kandi nyamara haguma ubuzima ibintu nibishaka ukiri mu buzima byose biranashoboka ariko ho reka mbabaza utekereza ko abesikoroka n'abakina puranka hano muri iki kibuga ntabwo umuntu aba bareba so bonyine dufite hano se none se aka kanya nabuze uwo niba n'ijana ry'ikoti rimwe ngo nsubize ubu ndi umuswa w'injiji mubi cyane utagira ubwenge nabuze n'uwo niba 50 watinye gupfa ntabwo ari ugutinya gupfa tinya ikirere uzi ijambo rivuga ngo
murabikora nk'abihorera mukibwira yuko mpanywe namwe. Iri jambo ubundi ntago abantu baritinya. Uzi uritekerejeho iminota 30 wahita wiruka ukareba n'uwo wabwiye nawe ukamubwira utuzi n'ibindi. Sorry umbabarire ibi bintu ntibizongera. Iki kintu urakizi? Imagine kubesha umuntu ngo umva uko Uwiteka mbwiye atariko agize ate avuze. Nureba kanguha urugero, uriya mutipe waje avuga ko yanyoye amaraso ya nyakwigendera, njye naramwihamagariye kuri telefone ndamubwira nti do nubona ibyo bintu wigize biguhiriye uza hano yuririye kuwaje avuga ngo agiye gusimburiza ngo umuvugizi mushya. Mwaramubonye w'inzobe yingo n'umunyamurenge w'umusore, abantu mbona bayagaye, mbona ibintu byacitse. Nibwo naje nambaye ikoti mvuye ibwera mvura mu butayu, nambaye ikoti na bote, ikoti rifite ibyoya ku rutugu. Ndamubwira do wowe uretse no kuriyobora no kuzongera kuvuga kuri izi kamera bizagutwara igihe. Icyo kintu cyarabaye. Noneho uriya nawe abayuririye ngubwo azanye content isha turi kugendana ati yererere narayanyoye badutumye ba runaka na runaka. Ibaza Imana yari igiye kwica Ntwani Rutayisire ikananirwa Korode. Pastor Korode ngo arashinganye. Nyamara insina ngufi nibo bitabye, nyamara ibifi binini byakoze iriya nkuru n'umwe bahamagaye. Ibyo ni akazi kabo. Aka gatwikorero mwadukanye, izi systeme mwazanye zo kubaka amacano yo mushaka kutwika. Sinzi undi nabonye ngo nawe ngo avuye ikuzimu vuba ngo niyo yabaga, ngo yararyamye ararota. Mwoka byaramwe ntawe nshenye nta nuwo mbangamiye, ariko ndagira ngo mbabwire niba mubona bo mubwira hari igihe mugira ngo muri kubwira injiji, noneho mukagira muri kubwira abanyarwanda batabona, batumva, basinziriye, ukagira ngo abadiaspora mwabahumishije amaso nta n'umwe ubona. Reka da, reka mbabwire iki kintu. Mwabanyamakuru ba nyiri aya macano ndeba imbere yanjye, uwari uzi ubwenge arakwiye kwita ku mukiriya we. Yarakwiye kwita ku mukiriya we. Burya umuntu ufata umwanya wo kwicara ku nkuru wakoze akazireba, burya ukwiriye kumwubaha, sibyo? Sinzi wenda uko njye mbyumva, mwebwe mbona nta tolerance ngo inkuru zose mugomba gucuruza. Rindira uyu nawe, urumva hari ibintu muraza gutangira gutungurwa nabyo mutazi ibyo ari byo. Wowe ukajya kubona ukabona wicaye kuri kamera urimo uravuga nk'uko wenda nicaye gutya, ukajya kubona wenda ndaje nti ngewe ndi umusore ndashima Imana ndi ingaraga itigaragura mu byaha, haleluya. Ukajya kubona ukabona umugore araje anyasa amashati akaba afasha arya, reba hano akaba acakiye hano urushingo bya sinari navuze ko ndi umusiribateri, siko abantu baba bamaze kumenya. Undi nawe akaba yicaye ahatya, ukajya kubona ukabona ribu iraje iti ngaho tanga mikoro z'abandi duhaye maboko tugende. Uwashakaga kumenyekana abavuye ikuzimu ntago mbizi, ntawe najyanyeyo nawe. Rero utu tuzina muri guhimba, umuntu akaza akemera kwambara igisuzuguriro, akisiga amazirantoki, akisiga amatotoro y'inkoko ngo avuye amatotoro y'inkoko ngo avuye ikuzimu, ngo yabanyeyo nabo. Ukicara ukavuga utitera kamera ngiye kuvuga ukuntu nabaye ikuzimu. Burya rero uyu muntu nakora iyi nkuru yuko yabaye ikuzimu, ndakumenyesha ko ataravayo. Kizavuga ko yavuyeho n'iki? Kuzimu se wayivuga? Waba warabayeyo ukabivuga? Urumva wabikora? Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Erega
niba muri abahanga mu kureba mujye mugenzuza na mayindi tureke no kujya mu mwuka turebeshe n'aya maso asanzwe inzara abantu bafite bamwe na bamwe ntabwo ari abantu bose ntabwo yari ikwiriye kudukoresha amakosa kandi igihe abenshi aba atari inzara ariko kumenyekana ngereka reka nkwigira umushinga wo kumenyekana nzi umenyekana sibyo ushaka kumenyekana ibintu by'uko wasambanye umwana w'imyaka 9 twara abagabo b'abandi ufite imyaka 13 iyo experience subwo watwara uwuye mugabo tujye tubwizanya ukuri arege mwana afite akabere gashinze aya nese kubibere rishinze umwana usinzo bumeze neza arahepfo kugira ngo batware umugabo utwara umugabo uzi cyari cyo murambabaza ati gutwara umugabo uzi cyari cyo gutwara umugabo nese frame ni bamuhitanye bande se ba garase abo garase muramwanga shaka ubwo ntagenda gutwara nibishaka se ubwo se sinumvisha nayo bavanga umufitanye ubukwe mu minsi iri imbere batubintwaye ikisi afitanye ubukwe na garase abahe yanyemera nabana nawe hano hari uwakubenze garase we nakwemera muzibanye uzamuhamagara ubimubaze ubwo bwa nibishaka na garase buri hafi niko titirira bivuga ibyo ni akazi kanyu uzi ko abanyarwanda bamaze kubamenyera ko mubabeshya garase ntabwo yanyemera ega ndi umuke umuntu yamureba ukuntu wamuraga mu kiganiro n'ukuntu ubigiraga ukuntu wamushyigikiye ngo asubire kwishakira umugabo ntibakamushuka none se wowe wajugunya zahabu wati feza wayibona Bibiliya iravuga ngo gumana icyo ufite hatagira ukunyaga ikamba ryawe mwabaye muto bamaze gufatisha turabutaha oya baye yanyemera azaza bivuge njyewe ntawaza kuvuga ngo ntwariye umugabo wahe ntawe ndera de urera pe teurera ngaho abantu bawe rero icyo kiganiro baduhe muri komantere batubwire Theogene arera cyantiye oya umugore aza yandika ati aza yicara ati genda umugore wa Theogene Rode se ntiyagiye kubazana Rode ntiyagiye kumureba hanyuma byarangiye gute ndabizi zo ngewe erega Claude ntago yari azi ko mbitsa attestation de divorce n'umugore rero ntago yigeze we yari azi ngo twaraburanye gusa gukurikirana irangiza rubanza mbijugunyiye mu gukora inkuru rero bakora inkuru batazi ko impapuro nazizanye nzicaranye akora umukoboyi we hoya reka niba utandukanye n'umuntu murangizanye kandi niba muri kumwe erura mugumane mugumane ariko nkomeje guseka abagabo bakomeje guta ingo ntago ari sawa kantu karabishye kameze nabi buryo usize umuntu mutarabyaranye uwo mwana ukamurinda icyo gikomere byibura napfa kukumvaho gake ariko uwo mwana w'abandi nawe uba ukomerekeje ni ukuri ntago ari byiza wabona bikugwirira ukabona bikwikubiseho haciye aha nawe uciye aha ariko ntago ari sawa Theo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ni iki wabwira nimva Grace wenda abantu baraseka ni iki wabwira president by'umwihariko ni iki wabwira Grace wanditswe na president nabo ngo president bakabagiye ahubwo se ko nawe ari mu nzira za inde Grace aza kwandika president waza kwandika Grace nabiduro kwa president ngo afashe inda ya Grace ahunga ati yinda na amazi ati nta kintu kirimo tubyibyo gusa iki ni ikimenyetso cyuko nta mugabo kurongora ugira ngo bararwana mashini barazibena president yakoze izindi amubuza ko yamenya ati ngomba kugukosora akagukorera umuti ibi ni ibibazo by'igihe umaze wibana noneho igisekeje audio zo zirahari nta foto Grace afite nta humure nje mba mvugisha ukuri Grace nta video afite yaje ari kuyifata ntabwo byari gukunda ariko audio yo kubera ko yinjiye telefone yayishize muri record audio irahari narasetse mana yanjye kantu none tweze cyeye baragafite nako kantu Ezekiel ngaragafite
ariko ngo uyu mugabo ngo ashatse gufata kunuza Grace ku ntuza ko Grace yabaye igisore yamurushije imbaraga. Ikindi kandi ahantu President akorera office ye ndayizi nayigezemo. anya nayigezemo Ni ntoya ntago ari nini. Ntago ari nini kandi harimo materiel nyinshi, harimo utubati. Noneho uwo munsi yabwiye abahungu bati uyu munsi ninjye wiyeditingira. ntago mukora Ntago mukora. Yabahaye konje. Nyamara reka mbabwire. Hari ibintu abantu bavuga, abantu bakagira ngo ni ukwanga umuntu cyangwa ni ukuza gusebanya hano. Niyo mpamvu njyewe ntago impamvu nakoresheje kiriya kinyarwanda kivuge ngo President yarakwiriye kuba wenda yakora nk'akantu gato yakavuga ati nyabuna ndi umunyabyaha umuntu nanjye nambaye umubiri ndi umunyantege nke nk'abandi Satani yantera ariko uwo naba naracumuje cyangwa se iki niki ambabarire. Ntekereza ko izo video nta nuwazana umwanya, nta nufite umwanya wo kuba yazike. hanyuma umugore we nawe niyo mva yo mawodiyo Aramuyobewe se nagamuzi. Niyo mpamvu rero njyewe dore ndamanika ibiganza ngiranya uridekarara dore reka misiyo Yesu yanzaniye ndumva mu ijuru bari gukomanga. Sinzi ibintu bagiye kurekura by'amakompora, amabomba akomeye. Ntago mbizi mu ijuru nta mutekano bari kubona. Ariko barambwiye ngo umusaza buranga bari sereye kuri rangingo gucinjira ahita afunga. Mbo rero reka mbabwire ntago ari ukumwibasira. Burareka bura nuko atabizi. Bura mu bantu bamukunda mbamo. Wenda abantu babyumva uko bashaka. Abantu bamukunda mbamo. Ariko nanone ntago ari sawa. Erega dore njembe mbena nabanusha. Hagiye kuza umugore w'umugabo wahishije inzu muri Kimisagara. Bivuge neza ariko agiye kuza umugore wa Boaze, hagiye kuza umugore wa Boaze. Boaze nyirizina ugiye kwiyizira. Urumva neza? Kuko mu gihe cy'ishingirwa habura icyumweru ngo ubukwe bube. Habura icyumweru ngo ubukwe bube. Nibwo inikwe. Aya tuvuga amazina no. Oya ni muri inikwe. Ubwo mbivuze gutyo. Hanyuma inshuro ya kabiri ni igihe kuko nibiba na ngombwa hazabaho na ADN. Z'uruhinja. Isombe ubwo iragarutse. Icyo rero Boaze yashakaga kwari ukubanza kubona amafaranga yo gukoresha ADN. Ngo nyamara mba nabanoshe mukangira umusazi. Nge mba nabari yakara. Isaha n'isaha rero akakanya. Ntimutungurwe no kuba mwakumva umugore wa Boaze yatorokanye umwana. Niyo diririho. Siko ko umugore wa Boaze ngo wajyaga wajyana imodoka bakamufata ngo bakamujyana. Oya, amakuru mfite nuko umugore wa Boaze bashobora kumucikisha akajya i Burundi. Bikozwe nande na President. Kugira ngo amakuru yose yo gupimisha umwana n'ibiki byose azimangatanye. Ikindi kandi nuko mu gutanga ururabo umugore wa Boaze yabyaye. Habayeho kwiheza kuri Boaze. Habayeho kumuheza. Rumva rero ni birebire. Njewe rero nshingiye koko mba nzi neza ko nta muntu n'uyu n'umwe Satani atarasa. Nta muntu ukomeye. Urumva neza? Nta muntu ukomeye. Iyo ni icyo cyo rwose n'aka kanya wajya kubona ukabona hari umuntu ugisohoye. Urumva? Ubundi Boaze we impamvu yatinze rimwe na rimwe yashakaga kwinkura azayicuruza bamwishyuye. Nta muntu uzamwishyura. Nta muntu uzamwishyura. Tayari inkuru igeze hanze. Nje nanamugiriye inama yanabyihore hani cyo binamaze. Ariko nzizamuhamagara ejo. Dore inkuru zigiye kuza ni inkuru esheshatu. Ya mbere. Iyo ni ya Boaze ya mbere na President. Yes, ya kabiri ni ya Grace. Ya gatatu ni y'umunyonzi yitangishirije. Abantu bibuka umuntu watereye haleluya mu murenge. Turamuzi.
ako kantu hari umukecuru w'inyamata hafi urenze ku kiraro ho gato. iya bariya abana bo mu majyepfo yo ninjye uzayizanira kuko ndayibitse ndayifitiye. 5, 6 kariya kana ko kwa Garase kaje kiriza ke kumusibejo ukuntu gahunda ziteguye n'ukuntu byagenze no gutya nabyo nabyumvishe ngo Brazil yakabujije turamenya uribeshya ko hari undi munyamakuru guhamagara ubwo n'ibindi twavuganye ndahita mbinyamo aya byanze ibyo nta biriho. So urumva rero inkuru ziba zihari ariko nkagaruka nk'abakristo ngaruke hano nk'abakristo tubazanye ngo bimaze iki? Ese Yesu natwikurura zasiga iki? Nyamara uyu munsi uvuze kuri uvuze izina Brazil mwenda kumuhitana ariko murindire gato. Rega umuntu ni mwinshi, umuntu ni mugari, umuntu ni munini, umuntu ni mwinshi cyane. Umuntu araza kugucanga. Umuntu yaramuhamagara inshuro 26 ariko uwo nibishaka Theogene wampaye nimero reka da. Finally yamani zarengera umuntu. Iriba ryabera rirakora. Reka da. Nimero za hano yayikuye. Ego kugacano kadashinga kakana karepfiyo kasinziri. Kamwe mu mwasuzuguye nagaye ibiganiro. Abagiye kubona abarayibonye. Urumva? Shana musengeye kuri telefone gutya, kuri Zoom. Kuri telefone. Ibintu byose bari baramupakiyemo. Yabirukiye aho ngaho kuri kamera gutya ndeba. Imana imuha umugisha.